abakobwa hanze ngaha batuye niba navuga ko udutsina twabo twakumumuro simbizi bagiye bashyiramo amazi batuze. Amavangingo y'umugore atandukanye n'inkari. Hari filime nakoze bita Rosacre nayikoreye mu Rwanda, gusa nuko twagiye twerekana mu bihugu byinshi kuko wasangaga n'abazungu bagira amatsiko yo gushaka kumenya se amavangingo n'iki atandukanye n'inkari n'ibintu bitandukanye. Hariho amavangingo nawo mshiryo jambo mu Kinyarwanda, amavangingo numva namazi aturuka mu ngingo akitwa amavangingo. Imazi abaho ariko ashaka kutaho ku bantu bose kugira ngo amazi aboneke. Icyambere nuko nyiruko yagira agomba kuba yagize ibyishimo birenze bitewe n'ukuntu yiteguye, bitewe n'ukuntu abimukoreye yamuteguye. Ikindi kandi hari bisabwa, hari imvura cyangwa se glands wabivuga mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza. Hari imvura rishinzwe ayo mazi, ishinzwe gukamura amazi mu ngingo kugira ngo amavangingo aboneke. Hari usanga izo mvura umuntu azifite ariko ndasidakura, zimwe zarasinziriye. Ibyishimo bya nyuma no kandi mo kwikorana nawe akishima. So biterwa ikindi abantu kunda kwibeshya ku minota. Umuntu akumva ngo ntarongo yisaha imwe nagoma nemeje umukobwa, ariko no kwibeshya kuko ushaka kubikora ukamuhamura ahubwo ugasanga bivuyemo mu gihe kibirimo hamwe. Bituma umva ni byiza gukora igikorwa mukishima mwembi ahubwo mukiyongeza. So abenshi usanga nukoze nako kamwe kamafuti kwanga zongeye kwiyongeza bikamunanira. Abantu agomba kuganira. None se hari n'umugabo bikora yabona arangije kuva akanyango n'umugore yarangije. Hari umugore urangiza ntagaragaze ko yarangije, umugabo akumva ko inshingano ze yazirangije n'umugore yishimye. Ubuzanzanga rero abana bigize n'umwuga. Haro nigeze ko nawe ikiganiro nk'uko nyine noko bamubwira nti se ko bavye ngo umupfubuzi yamamaga ndi muri studio ndi mu kiganiro ambwe ati rwose Vestine ngiye akazi kanje ndiyemera mu gupfubura abagore ntindakagira inkuru nuwapfura gutera umugore ubutazi imico ye utazi ati mumfata dufite technique twebwe twatuze aho umuntu akora umugabo atasha tukora n'ibyo abagabo badakora. Byiza kuri mwe wese mudukurikira twasuye Vestine tugiye kuganira n'ikiganiro mbarari ikintu kiganiro kiza cyane. Reka tumuhe umwanya atwibwire. Rakoze cyane nitwa Dusabe Vestine. Ngiye ni umuspecialiste muri sexology na urology nibyo nigi Burayi. 9 gatandatu 7 narangije medicine muri Espagne Nyanza. Bita nkomereza mu gihugu cya Portugal njya komereza medicine interne cyangwa se intano medicine. Then nyuma y'imyaka 5 nkomeza muri Espagne niho nagiye kurangiriza ibya sexology na urology. Iyo science mbega ubona so hari utabisobanukirwa neza. Science yo ni science ijyanye n'ibimonano mpuzabitsina cyangwa se indwara zibasira abantu zikazabuza kugira umunezero nk'abashakanye cyangwa se abantu muri rusange. Indwara zishaka kwibasira umuntu ugasanga umusore nta bushake agira, umusore agira ikibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba. Urumva rero n'ibintu bijyanye n'ibyo nige kandi niza n'ibijyanye na counseling cyangwa se ubujyanama ku bashakanye, marriage counseling. Abakurikira ibiganiro byawe ku maradiyo atandukanye hari uburyo bagufatamo ngo umuntu udashobotse nibyo kuba ukunda imibonano mpuzabitsina. Icyo bivanye niko bakubwiye taka kuko urabona uretse n'ibyumvireye cyangwa se ibyatekereza. Ukurikije rero reka duhere ku muco wacu nyarwanda uri typical ukuntu aho kera wasangaga umuntu atashaka kuganira ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, umugore n'umugabo ntibasha kubiganiraho, ibya bitanagenze neza mu buriri, umugore agatinya kubivuga kumva kuri wari tabu akavuga ati nibivuga umugabo ngera aramfuta nk'umuntu udashobotse cyangwa se nk'umuntu wananiranye. None ibi ngibi kukwibana k'umugore cyangwa kwifata k'umugore kugatuma ataba open ngo aganire n'uwo bashakanye ku bijyanye nabyo, bigatuma umugabo atamenye hano ikibazo kiri. Ese umugore aramunezeza, umugore yo bahuye yumva ateye se arishima cyane ko hari n'abagabo usanga n'uyu musore wagiteye amyumvire kumva ngo araza aje atwaye mu ntoki akuri ibyo ashaka yirangirize nta kugura n'umudamu. Ibyo rero nibyo natangiye ndwanya, reka mbyite kubirwanya kuko maze kugera mu Rwanda numva nemaze imyaka hafi 15 hanze ndimo kwiga
nagarutse 2009 mu kwezi kwa 12. Noneho wabaze uti ibyo biganiro bitekereje ute kubitangira. Divorce zari nyinshi muri icyo gihe, abantu batandukana. In fact nari mfite anti wanjye, she was my role model, kuko nabonaga ari umuntu w'intangarugero mu kubaka, akundana n'umugabo we, kumbi ari inyuma gusa. Twamusura ukabona arimo gukina, ariko twamara kugenda bakarwana. None nyuma nza kuza kumenya ko bari mu procedure za divorce. Nuko ndamwigene mu sose anti, konzi kuri umuntu wihangana, konzi kuri umuntu ufite urugo rw'intangarugero, how come ugiye gutandukana n'umugabo wawe? Arambwira ati nubwo mwabonaga inyuma nta kibazo, ariko ne narashize. Nibwo yamvira imuzi nk'umuntu yarazi ko mvuye kubyiga nyine, cyangwa se umuntu wamutega amatwi. Arambwira ati umugabo wanjye afite imicini, afite imico yo kwica inyuma, yibera hanze, navumbe ko yabyaye abana hanze n'ibindi. Nenda nje ndamubwira se ibintu byo kuguca inyuma ntabwo wabigezemo uruhare. Ati ndarengana. Then mvugana n'umugabo we, ndamwe ko ushaka gutandukana na anti wanjye. Arambwira ati impamvu simbihakanye ko nta muca inyuma, ariko niwe wari koze, niwe wabiteye. Ati niwe wabiteye kubera ko buri munsi namukeneraga akiyangira, buri munsi akazana impamvu, ndanarushye, ndarwaye, I'm not feeling well, ntago mbishaka. Noneho yagiye ngo anabyemeye, akanabyemera nabi, kwa kundi umuntu ubonana nyine ashaka kwikuraho, ugira ibyo ugira n'iryamire. Nuko umugabo abona atabishobajya muri babandi bo hanze nyine, nkuko yabivugaga, batamugora muri kira gikorwa. Icyo gihe nibwo nafungutse amaso, mbona ko ikimo gutenya ingo nyinshi gutandukana cyangwa usenyuka ari ibintu bibiri: kutaganira kujyana n'imibonano mpuzabitsina, ngo nkubwire ahandyoheye, nkubwire niba byagenze neza niba bitagenze neza. Ikindi uko kutaganira rero ko abantu babiri nako gutuma n'ibintu byose byangirika, cyangwa se kudafite akanya ngo uhe mugenzi wawe agaciro, umenye ko n'umugore wawe, impamvu washakanye n'umugabo wawe nta kindi ko ari kugira ngo agarukurira mu maso, nagaruko byara gusa. Impamvu umugore n'umugabo bashakana ari kugira ngo icyo iwanyu batabasha kuguha wowe ukime, iki wacu batabasha kumpa nanjye nkiguhe. Urumva nk'umunezero w'abashakanye. Ugasanga rero abantu benshi bacyafite ya misho kumva ngo niba umuntu ashakanye n'umugabo no kubyara gusa, ntibamenye ko ikiba kibahuje ari iyo nshingano yo mu buriri. Nuko natangije ikiganiro kuri Flash rero. Urumva mu gutangira, kuko wenda se mbere ko ntaraza mu Rwanda, habaye iminate mama iminate barikoraga n'abandi, ariko icyacu cyaje rero kiri strict ukuntu bivuge ngo ntabwo twakubwira ngo ihangane wubaka urugo rwawe, kuko ntabwo tuguhenera kubaka urugo n'urwawe. Cyo dukana kugira inama kuko tuti fungura kanura amaso, kuko hanzanga ntabwo bimeze neza. Nutamuha abandi bazamuha, numuha nabi hari bazamuha neza. Cyo dukana kugira inama kuko tuti fungura kanura amaso, kuko hanzanga ntabwo bimeze neza. Nutamuha abandi bazamuha, numuha nabi hari bazamuha neza. Ejo nusenyuka nawe uzaba uri nyirabayazana gusenya urugo rwawe. Nuko rero urumva abantu bakumva ko umugore uvuga ibintu nk'ibyo ari umushizi w'isoni n'iki. Reka mbwire abantu ko umugore wubatse, umugabo umwe n'abana 3, kandi unezerewe ko mu myaka 20 maze nubatse urugo rwanjye n'urugo rw'intangarugero. Sinibyo gusa, wenda se suko kugira ngo runtangarugero suko ariko nabyigiye, ahubwo nibiganiro nkora ubwabyo nanjye ubwanjye biranyubaka. Kuko ndavuga ntabwo narimo kubakira abandi, ngira abandi inama zo kubaka ingo zabo ngo hanyuma urwanjye rusenyuke. Urabyumva? Kugira ngo abantu babane neza suko bafite ibintu bihambaye nk'ibi, suko bafite amafaranga cyangwa cyahubwo kwihangana. Ariko abavuga baravuga, bajya ngo nuwanze kuvuga yeze mu ndanyina, nabitabikora nkabire baravugwa. So ariko muri iyo myaka za 2009, kuko abantu bataramenyereye izo mvugo, amprise cyangwa kumva umugore ukora ikiganiro nk'icyo, umva nagikonaga na Liliane, bagufataga nk'umushizi w'isoni. Uko imyaka igenda ishira abantu bose bagahumuka, umugabo akavuga ati nyamara ibyo nushe mu kiganiro nibyo. Ningira gutyo umudamu wanjye arishima, nimugeza ku byishimo bye bya nyuma akarangiza, then nanjye barampa amahirwe yuko atazanshima kandi dukomeze twishimane.
bagiye bakurikiza izo nama zagiye zubakira kuri uyu munsi wa none ntikeza ko n'umuntu ugitekereza ko umuntu uganira ku bijyanye na sexual issues ari umushizi w'isoni cyangwa se ngo akunde igitsina uwo nawe afite ikibazo mu mutwe kuko urumva niyo twe tubivuga tukagira nk'inama kumva igikuba cyacitse ese kaba bikora bo bimeze bite. Urakoze cyane, ikigaragara cyo umuntu atanga icyo afite, ibyo utanga nawe bikubaho. Urakoze cyane akeneye ukomeje kugenda uvuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina ubundi hari abantu bazi ari gukora wirukanka dusobanura ahubwo uburyo bikorwamo. Kiriya ni igikorwa cy'abantu babiri, ni igikorwa gisaba kugira ngo nk'uko umuntu iyo afite umushinga cyangwa se ufite gahunda urayitegura, nyuma yo kwitegura ukayipangira buri kimwe cyose. Ni ikintu kiba kigomba gutegurwa hagati y'abashakanye, ntabwo ari ukuza ngo uze ngo pafu. Banza umenye umugore wawe ateye ati, ese arabikunda? Niba atabikunda ni ukubera iki? Ese niho ukora umugore wakwishima? Umugore nawe, abagore nyakunda kubivuga, ni abagore benshi, ntabwo ari bose, benshi b'abanyarwandakazi n'abanebwe mu gitanda, turi beza inyuma ariko indani benshi ni fake. Impamvu bavuga gutyo nuko ugasanga umugore bakanyira umugabo maranye imyaka ariko ntiyatinyuka gukora ku mugabo we, ntiyatinyuka kumwatisha inda gushaka, ntiyatinyuka kumvana imyenda, ntiyatinyuka kumwisanzuraho. Iki bita ngo ni isoni. Abazishitse hanze nibo babasigaye babatwara abagabo, ariko sinibaza ukuntu niba nisanzura ku mugabo wanjye, ese iyo mibonano nzayikora bigende? Nubwo umugabo yagutegura gute, yakukasa gute, nta kintu wakumva nawe ubwo utagishizemo. Imibonano ni mu mutwe. Bivuga ngo niba nzi neza ko umugabo wanjye twashakanye nta kintu ashakiye, ntabwo uri mushiki we, ntabwo yagushakitseho abana gusa ngo mubyarane, yakeneye kubyara abana, yari kubyara ku muzungu, akabyara ku mwirabura, akabyara ku mumetisi, ku muntu wese ashaka. Ariko impamvu yagushatse nta kindi, iyo utaza kuza kuba ufitiye igitsina cyangwa se gikura, ntabwo ari kugushaka. Kimwe nuko n'umugore atashaka umugabo azi ko ntacyo namumarira. So igikorwa cy'imibonano nk'uko babimbajije ni igikorwa gitegurwa n'abantu babiri kandi bose bafitemo ubushake, kango kigende neza nuko mbafitemo ubushake nawe. Kandi n'umugabo atashye, reka mbwira abantu ko niba umugabo aje avuye mu kazi, aje mu rugo, ntabwo abazanywe no kurya. Abaciye mu maresitora, mu mahoteli banateka neza kurusha mu rugo. Ntabwo abaje kuryama, ashatse aruhukira hatuje, nta mwana urira, nta rusaku, ntaki, ntabwo yahabura amafaranga bayafite. Kandi niba aje kureba umudamu, aje mu rugo, abaje kureba umugore we. Kandi isuku y'umugore ari mwiza cyane kurusha abandi bose abaciyeho, nuko ari we yakunze yahisemo. Ubwo rero niba umugabo ageze mu rugo akaba ari gutangira kujya mu gikoni, akaba ari gutangira kugifatisha imbabura, wigira busy nkaho utamubonye, nijyandi bituma umugabo bored, akavuga ati n'ubundi nta kintu nkora mu rugo, nturusaku rwabana n'iki, akajya mu kabara kinywera mpaka subuye. Umugabo mudamu agategereza, nahishije se nakubonye ariko naje nigeze mbona. Tugaruka ku gikorwa cy'imibonano gitangira kiri kare, ukitegura, umugabo akabwira umugore ati sheri ndaje, ngiye kuva mu kazi kandi agukumbuye. Umugore muzima rero yakwiye kumenya impamvu umugabo ngiye kwamukumbuye, akavuga ati okay, niba umugabo nkumbuye then uriya aranshaka. Nawe agatangira kubyishyiramo, nawe agatangira kubyitegura. Uko atangiye kubitekereza nibwo hari imvura bita hypophyse na hypothalamus, izo ni zishinzwe n'imisemburo mu mubiri. Ubwo rero nizwo zitangira kubwira imisemburo ati mube tayari, kuko uyu mugore amaze kumenyeshwa ko akumbuye. Hanyuma uko umugore atangiye kugenda bitekereza, umugabo akagira, umugore atangiye kubyishyiramo, urumva imisemburo itangiye kurekurwa nk'uko cyane, uko umugabo nawe mu nzira aza nta kindi kintu atekereza umudamu, cyane ko we kubwe abimva yaramuteguye kumubwira. Then yahagera umugore akambrasa umugabo, bose bakabigiramo uruhare, ariko kandi bakirinda speedite yo speed. Umugabo impamvu bwa benshi barangiza vuba nuko uriya muvuduko baba bafite muri cya gikorwa niwo utuma tubasha controlling imirangirize yabo. So ni igikorwa cy'abantu babiri bakundana, bakora bishaka ku mpande zombi, kandi kango kigenda neza nuko banihana kanya nta kibirukansa.